Yego, ahangaha turi ni ku bitaro bya Gisenyi aho twaje gufata imibiri y'abavandimwe babuze ababo. Twazanye n'umuryango, ni impanuka mwabonye yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, ikaza gushengura abantu benshi cyane. Abantu bakaza kwibaza ati se Imana ibingibi kuki ibi byemeye kuba umuryango wose ugendeye rimwe hakaza gusigara umumama. Ni umuryango w'abana bane ndetse na papa wabo bitabye Imana n'ubundi mu mpanuka yabereye ku itariki 28 ubwo bari bavuye gusenga, mama wabo akaza kurokoka kuko asigaye ku rusengero, abandi bose bikaza kubaviramo kuhaburira ubuzima. Aha turi rero ni ku bitaro, niho hagiye gufatwa imibiri y'aba ngaba bitabye Imana. Ni umupapa witwa Tuyiringire Marite, hakaba n'abana be bane, harimo Ishimwe Ornella, harimo Tuyiringire Shimwa Anodi, hakabamo Gisubizo Alvine, hakabamo na Ineza Iganze Ariera, uyu akaba ari umuhererezi wabo. Ahangaha rero turi ni ku bitaro, tugiye kubakurikiranira uko umuhango wose uza kugenda. Tugiye kuva ku bitaro twerekere mu rugo cyangwa se ku rusengero aho baza gusezererwaho bwa nyuma, tuze kuvayo nanone twerekere ku irimbi aho bagomba gushyingurwa. Reka mbashimire, tuze gukomeza kubana.
Yamba
dusenge. Mwami Imana ishobora byose, hongeye guca bugufi kubera ibyabaye ntawe bitakozeho, ariko by'umwihariko umuryango wa bugufi, abamama, ababyeyi, ndagusaba Mwami Imana kugira ngo mu mbaraga zawe zidasanzwe ubakorere igitangaza ukore ku mitima yabo. Tugiye gufata urugendo tuva aha ngaha, tugiye gushingura abantu 7, ariko no mu miryango yacu hari abandi babuze tugiye gusiga hano baje muri morgue. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo urugendo rw'uyu munsi uruyobore, kandi aho tugiye gusigamo tuzakomeza n'ejo batari muri uyu muryango nabo bafashe, kandi urugendo rwacu uyu munsi rugirwa amahoro. Ntabwo ibi byagutunguye nk'Imana, twe twatunguwe, twabuze n'icyo twavuga mu yandi magambo. Abo ushobora byose ukomeze imitima yacu, tubyamaje mu izina rya Yesu. Amen. Tanga umwanya kugira ngo